akusibisi bibaze we bite byawo mafoke gutwara amafoke umuntu utwara amafoke arekera aho ngaho yo imbego oza gayo uri murasa suwe ntabwo bigutwitse ahi hello guys twagarutse umva simwe mudukumbuye turi kumwe rata isi yuko mbona atari mudu cyangwa muri mudu we urumva rata ndashonje man nahise n'indi udashonje nawe ndashonje mvuye mu kazi right now murabibona mvuye mu kazi turi kubibona bari kubibona noneho n'uyu nawe avuye mu kazi inzu irera nta kiryo kirimo none se ubwo barabumbwiye ntabwo turaha kandi hano hari amakonje agiye kwikurikiranya tugomba no guhaha by the way so urareba muri firigo se ubizi neza ko nta kintu kirimo urari muri rebeshwa y'ibiki irimo pavuro se wayihekeje ukayirya so kubw'izo mpamvu murabizi ibiryo by'abanebwe iyo nyine ubu ngubu niyo choice dufite right now so tugiye kurya ibiryo by'abanebwe hano hari ibiryo by'abanebwe ubwoko bwinshi iyi ni episode ya 2 so kugira ngo mubimenye neza mugenda kuri video y'ibiryo by'abanebwe ya mbere murebe ibiryo twariye si byari by'abanebwe niba ufite ikinebwe ntabwo turi kuba encouraginga kuba abanebwe turi kubabwira ko hari situation wigeramo ugasanga nta yindi solution ufite usibye gukora ibintu by'abanebwe byihuta mu buryo bwihuse so man uranyira man ndakwibase gute uba guhera mu gitondo kugeza nimugoroba ufite umwanya wo gukora man ukora amasaha angahe nkakora angahe 8 ariko njya amasaha njya fitinga mu gihe ni njyaza none se mu gitondo ufite time yaba wowe umva ushobora gushyiraho isosi baradufungira isupu nyine umuntu akaza agashyushya ariko umushyushyo nawo hano turawurya kuko umushyushyo ntacyo twagiye tugiye gushaka ikintu cy'abanebwe mu iduka sibyo tugiye ku iduka gushaka ikintu cy'abanebwe kuko nta mwanya dufite pe nta mwanya dufite wo guteka nta n'ibiryo dufite by the way muri stock byashize so tugiye nyine guhaha azin muze tugende tugiye gushaka ibiryo by'abanebwe by the way ni episode ya 2 hanyuma subscribing hata ni ibiryo byihuta nyine nuko twabihaye akazi n'ibiryo by'abanebwe umunebwe n'uyu nawe utatetse ako birirwa banshinza guteka sinjye wowe uteka se ase we uziko uzatuma abantu bagira ngo ntago njya nteka kandi mu by'ukuri nanjye ndateka nuko igihe mba natetse ntago nyine buri gihe dufilima ari guteka noneho abantu bakagira ngo njye ntago nteka kandi mu by'ukuri umva abantu banzi neza barabizi ko abantu inshuti zanjye na famiye yanjye irabizi ko irabizi ngo mu family ko ndi kuvuga ko dati nyine we ni wowe utabizi abandi bose barabizi so twagiye rata kure amaso tukwiye kubera ko reba n'uyu nguyu kubera nyine akazi kubera iki oh my god so ntabwo nshaka kuraho kamera tugiye kugenda nyine guhaha turahisha iki nta gikapu dutwara hano iyo utajyanye igikapu rero uracyishyura ntabwo baguha ambaraje z'umuntu udushashi hano turemewe ntabwo ibyo turi bunagure turabirya neza mu mahoro I need your love yo dusakurije abaturanyi suri Dzień dobry. So, twagiye rero sasa. Twageze hanze harashyushye. Ego ko umukonje umuntu utifubitse nta n'amasokisi nambaye. ntihabona muraza kubyihanganira
uri kumva so umuhungu hano ntabwo ari muri mudu sinzi icyo yabaye biranyishe mwana se umuntu avuga ari uko yariye nyine tugiye kurya kuva mu gitondo mwana nari mu kazi tararya ubundi mwariye mva yewe mwariye mwariye rata niba mwariye mutubwiye ikintu mwariye muri komenti ariko iyi kirima iyi kirima se ko ndimo ndagenda nyikunda cyane azin hari n'udutara we agako iyi kirima irimo iragenda intwara umutima n'uruhu n'uruhande kubera ukuntu ishyushyemo rumva so asemva aho akakozi y'umuntu ntashobora no kugenda umuntu amuha amahoro turi kugenda gahoro kandi bagiye gufunga ikibazo ipantaro nari nzi ko ikintu nk'irana kugenda igwa bisa ni ukunanukana namburaye kubera ubu ahubwo siko yangu bafunze ariko niba baparitse imodoka ntabwo bafunze Yo, imbeho! urimo urasakuza imbeho urimo urasakuza ngo oya haje umuyaga ukonje man ngiye kujya kwambukira hariya nicyo kintu cyananiye kuva natangira kuza umuco wanyu hari ahantu zebra line zo kwambukiraho rata umva ariko usuba ntabwo hano bakure ntabwo bemerewe nyine urarindira imodoka zikanza zigahita mu gihe nyine ugitegereje aho imodoka yawe yaje twagiye bagiye gukinga banza ari twe ba customers ba nyuma bari bwakire urumva so tugiye muri abonye no boro bayita bidronka ako kuki bavuga bidronka kandi nzi biyedronka kubera iki kwisuka none turinjira ni nk'ibintu byambagaho muri sawaseti mana we so hari umwanda kuko do ewe ese ibiryo by'abanebwe nabi ibintu bya fasita mwana ibihe se wa muntu we amakoko pizza amakoko arahari pizza zirahari kandi njyewe ntabwo nshaka pizza hano hari umuceri hari umuceri wabiri utetse imwe nk'uko nyine akantu k'agasosi k'agakari bata cikeni gusa bigura angahe 10 nangahe 18 ihenze 11 kandi shaho amagarama 400 ntabwo byagukora nta nubwo cyangwa abazungu ibintu barabyoroheje ndebera mwe mu ndebe mbese ugiye kurwanisha ibiryo by'abana mu nzira wowe cyaze hari na lasagna ntabwo dutinda uwakirira lasagna abantu kwanza abantu banza mu Rwanda batayizi simbizi lasagna ego lasagna ingana gutyo sicyo wakima kika turi babiri ubundi uwagura iyo ngiyo ari imwe aya ntabwo nshaka gusangira nawe utanshura ndetse urabona kugura agatoya atari bwo tuba turaba duhenzwe uduto tugura 9 10 mu gihe imwe nini igura 16 nyine ntabwo nshaka gusangira nawe ndetse si ugupasiramo kabiri gupasuramo kabiri se ntabwo biba bingana neza ugura akantu kawe nisi samusi uri bwishyurire se buri wese arishyura duhendwe koko niba utabishaka ushaka ikindi kintu ugura hano twari kuba tudahenzwe ariko nyine ubwo ushaka kurya ibintu byanjye dore ni ukuri cyangwa iki indi borora nta yindi boro ntayo kereka iriya n'ubundi nayo
Ikikuya mu kirahure. Nese mwana ya bore mwiraduhaza bro. Ngiye kubushize nariye nkumva simazi. Iyihese. Iriya nini nyine nayipaswe. Okay, ntacyo zano twungutu. Zano two. Njye ariko ndumva nshaka na yawurute. No, ntabwo ari yawurute. Ejo amata nakoze nkashyiramo graso. Byari bizose. Ariko naguze ya shokora yarabishe. Shaka none atarashokora. Ha? Satumani foto yibi. Ziriya nyine ya mata ejo naguze. Agiye se muri aka kanya. Nyine reba niba nta pink ifite akantu ka pink gahari kuko ejo muri bidoro kari nako muri iyo ngiyo isanisha. Ya fresh. So, hari ikindi wagura? Kandi urarwaye. Jya mureba. Turi ubimenye ese ugurinze ubimenye. Byose birananiye kubivanaho. Mbese nyine uri mubi. Twagiye. Hari ikindi kintu tugura? Simbizi. Kandi ejo nzanyuramo hano ndebe ikintu ngura nkeneye. Monoze. Yabishe. Ko nkeneye na pome diswe. So babiba. Ariko utekereza kwiba mu mutwe wawe? Icyo gitekerezo ujya unakigira? Ninde wakureze gutyo? Kwitiza. Wybierz z listy. Igura kako rero. Rwose hano hantu barahenda pe. Habe na poromosiyo iriho. Uze kugira ngo bigende bite. Agiye kwishyura. Agiye kwishyura 24 azini bamuza mbere. 24 mu manyarwanda. Nako ni nka 24. 24 mu manyarwanda hita uko 300 y'amanyarwanda. 24 ukubye 300 ubwo reka dukube 24 dukubye gatatu. Ni kabiri uretse rimwe twite n'ibihumbi 7 na magana 3 gutyo. Ibihumbi 7 se turi ibihumbi 7 byonyine. Transaction yabi n'amafaranga ariho. Arnaud mu nyumvire ngo nta mafaranga ariho. Nyagasani baradukuburisheje. Hano se wafata rakirete ko bagushukumuriza polisi kajya kubivuga neza ahantu ntazi. Ubwo nguranyishe nese byananiranye kwishyura ijisho ryanjye kurya uri kuguza kuri banki. Okay. Rachunek stałego klienta został aktywowany. Nyumvira ibintu hano byose bibi mu gipolisi. Nta cyongereza bagushyiriraho. Reka. Akira se. Ndaniye fagitire. Bisabye neza. Tugiye kunyesha ikindi. Tugiye kuza. Noneho wajyana n'abakozi bakikoreramo hano. Abantu bose bahari moda. Sose tukatuvuye muri bidoronka ngiyo. Imodoka yanyuma yari isigaye nayo iragiye. Ntutugonga umusaza. Nzanye ndashaka kugoba. Ndetse ndiho. Nagende. Umusaza urazi neza ko na ejo tuzambona ndira. Diriba ya Grace nayizo.
So ngaho twagiye iwacu tugiye kurya ibiryo. Hagati aho mparaye amata nyine ari flavored, ugashyiramo glace biba biryoshye. Yes, wenda mva narabishiriye. So rero dukomeza no kubashimira. Oh guys, yeah, turi kubashimira for we already on 1K. We're already on 1K subscriber. Turashimira cyane. No dukomeza ariko tunapushinga. Tugiye gupushinga sibyo rata. Gupushinga like abantu mwaka subscribe. Thank you. Thank you. Kutubona ariko muratwumva. Ntabwo bari kutubona ariko baratwumva. What do you mean? As in like ntabwo habona nyine. Bari bahengeza abantu bacu so ko bazi kureba. Imodoka byonyine n'ukuntu amuka. Umusaza reba hano ko ibyuma bya banki biba biri iwawe neza ku buryo nta nyine nta kibazo cy'amafaranga wagira. Guys, hari challenge mufite mushaka ko dukora like muduhereze challenge ikintu mwumva twakora mutwandikire muri comment like muduhe challenge. Turashaka ko guys muzakora bino biboro tuzabitryinga ibintu biri atari ibintu biri common ariko ibintu biri common turashaka ibintu biri unexpected kureza zavuga tu what the heck ni ibiki ubundi tubitrying kabisa ndabizi neza abantu babifite muri mind. Icyo usabwa ni ukutwandikira muri comment section ubundi tukahita tubikora. Iwacu tukaba tugize gute turahageze. Jya inzara ariko yari inyishe ntakubeshye. Kwese no kuba ntatigwe siko bazabinyurira umwaka wose. Se bite genza gake wacu twageze. So yangije kurya muri refectoire. That was the best moment. So tugeze iwacu rero wahaha azini wenda ntimwayabonaga neza yewe n'igiye ku katonze twumva ukuntu ariko inakabiri imeze. Ndumva ntazi no hakusibisi bibaye we bite byawe wowe waranze guteka guys muratuho twaguze gutona lasagne bolognese ni bolognese nyine tu. So mbasobanurira lasagne gute? Lasagne ni lasagne nyine tu ariko mubizi ko nyama ku tundi tw'ubwenge nk'ubu ngubu nge nzayibatekera nzabereka all the steps from beginning to the end. From beginning to the end. To the beginning. Oh no. So ikintu kigiye gukurikiraho sasa. Ibiremeresha. Ibiremereye se byose si bimwe sifite amagarama mu nyagasa noneho turashyize. Ni 450 we nenske 6. Ikinyuze. Kwahenzwe. Mwebwe kibimenya se? Nenze ko ari amagarama 500. Ako ngendo ngeraho na cheese yanjye. Dusubire man. Abayemo cheese man nyinshi iboro byo iraza kugusema bro. So ndabizi ntabwo dukora bayipepara. Nese babiprepara gute? Ko ngera ubwamengera kubiri. Nyine urafungura ugashyira mu ifuru
tubifungure noneho tubifungure nyine tugereka abantu ugakuramo muri kane mu gakopo ugakura mu gakopo kuko iki cyahita gishya noneho rero we are opening hanze hanze gufunguka ubundi urebye ibintu byawe byose byaranze dobra what the fuck man kose byaramuye nese ntabwo wari kumbwira nkagukuriraho n'inzara gutya ntakwibagira yewe umutwangiyemo ibiryo gusa ukuramo nyine muri iki ni plastique ibingibi nyine ntabwo man kubera iki bino biryo by'abanebwe ku mugani kubera ibi byaba ari dutera ubushize bwabo nodozo bwayo mu kantu kangana niba twaranariye ntabwo mbizi nteruka twinyuguza cyase iki nyine ugikuramo kuko iyo uyishyize muri nuze yahita ishya ni plastique aki ni aluminium nta kintu yaba so straight ubwo mubona ni cheese iri hejuru no munsi hariho like iboro zino nyama za noz minced meat sibyo zivanze nyine n'isosi ya ziba zimeze nka ya sosi y'inyanya ketchup ni sosi y'inyanya ni sosi y'inyanya ketchup ikozwe mu nyanya ariko ni isosi ntabwo iba iryoshye ifite isukari ndi kuvuga isosi mani iriya iba irimo umunyu nyine isosi y'inyanya nyine ngewe icyo nzi cyo ni uko hano haba harimo viande hache nyine harimo viande hache hano harimo inyanya izi nyine zikoze mu nyanya mu kantu k'agasozi gakeya gahita bajya bagasasaho cheese bagashyiraho izi nyanya cheese narazanye nibagiwe kubavuga ko ariho narazanye ni agapapuro ni zayibereye ese tubirire ndisonze uretse twirire nyine ariko tugomba kubanza tugahitinga ubwo ntabwo tujya kutatubishyiramo rero tubishyiramo iranze turakishyuweho mu gihe turi kubishyiramo kanze mbereka ibintu maraye kumva kanza n'igikombe katwisigaranire rata ngiki ni ikintu ntabwo cyari ni ukuvuga ngo itasi ngiyi warasaze zana hano shesto banza guteka ufite amata yuzuye muri firigo nk'amata yawe guys in time ndacyari gutekereza ikintu indi video nabakora yo guteka nyine tu sibyo ariko ko ngiye mbigisha utuntu mutazi ndagira ngo nanone n'ubundi nabwo mumbwire nyine ntabwo mvuze ngo ntabwo mubizi ariko utuntu tw'ubwenge food hack irenze sibyo food hack mbwire indi bolo nabakora guteka mushaka nyine tu fatira uyishyira imbere hano none se uri mu biki mani njye ndishimye ko ngiye kurya ndetse utishimye umva hano rero ukuramo braso turi kubona ko kuzikura tuzikuramo manje rega ndi muremure ntabwo ndi kugaragara ndi kugaragara igice ubwo ko ngemera gutya yabamagaze wese yo ngera hirya so ndimo n'izi zihagije ariko izo zirahagije ye nuko nkunda nyinshi sinzi impamvu shyira muri puberi twigiye kugura puberi ishashi mani za puberi mana we twabyibagiwe kandi tuzi ko ariko ejo si uzajya ku kazi ejo nzakora muri ofisi wahisha ibintu nshaka ko babona ikintu gitangaje aho ni iki witwa gute
garukiriza aho ngaho nta isonera ngo nta kibazo. So harimo glaso ni ibingibi gusa. Ariko ubu uhita wumva biri fancy. Gitangaje ni iki? Nyine biri fancy uri kubona ariko nyine harimo utuglaso like no ifuru yashyushye akenda. ifuru yashyushye yarabi hajya turashyira natinga byaye boro bafite mu puberi. biri ntabwo biri kure biri muri puberi aho hafi. Igiye mu ngarani kweri. Nese habayeho n'iminota like ya mana bishyizemo on God ntureka iminota myinshi. Nta iminota myinshi God damn 25 minutes. Kubana ubwifuri dakora fresh y'umuntu. twebwe ikora neza. Iminota 20. Putain kurura kano kaboro. Se ntabwo nshya. Nonese wafashe wakoresheje ikibo ntabwo irashyuha cyane. Slide in back. Okay. Kaba bigiyemo. Nani boss kari touch. Do. There you go. I mean like sense. Ntabwo bisanga ukoreho. Kwigerezaho gato bigahita bigenda. Urabona? Ndi kuba nabibona. Iminota 23. Ngiye kuri 25. Kanda 26. Kuma degree ndakeka ari magana abiri, right? Yeah. Ngombwa ko ndafite furu ushobora no gukoresha nuza tu, ushobora no gukoresha nani iyi ngiyi. Nuze microwave. Nayo nabikora kabisa. Microwave ni. Tengo komana microwave. Ese ki microwave ukunda microwave ntibikunda. Kubera ko nyine ariko bimeze. Ese orange. Yes. Ndanywa ji ya pome. Pome hano yabaye pome mbese. Can't even breathe. Ji ya pome kubwenje. Saya mbibabwira no video maje gukora ejo bundi. Hewe ko ji ya pome ubwenje. Kirakabaye. Yo kurya. Ibyo byahiye. I mean like ding. Wese uri mu biki? Celebration, bro. Man. Get back. Gonna be for morning. What the? Oh, hell no, bro. Ko byatukuye. Ntago irakora fresh, bro. Biki? Urashaka ibirenze bise? Bigomba byose. Ako bite? Byose hose ibyo byiza hose hashiriri. Chizi nyine igakora fresh. Shesto. Uzana amasaje uskajara. Wacha. Wacha, bro. Sibur chukunda kwisha. Nanga igomba kujya nyine siburu. Gasana. Ona yakorite. Ngo shabino ntago ari byanebwe ntaho tuzongera. Abanebwe bivuze iki? Abanebwe bivuze kudateka. Uzo batetse. Ubitereka mu ifuru ukicara. Uri murakina game uri muragira iki n'ibiki. Twagira ngo neza ni papa wanjye nako ni mama itungutse hano. Ngo ni wari uri gukina n'ibyakunaniye ko. Imitutu y'ababyeyi. Irashyushye. Urishyikiye se? Sigira ngo ni ifoke ifata neza. Iyo foke sinyikunda oya. Iyi niyo nziza mani inanyerera. Njye sinyikunda. Ngafata kilometrike.
amafoke amafoke yagiye ntabwo mbizi ari muri washing machine byose nabimaze nese amafoke yagiye uzi ko amafoke yajyagura nukurara igita ko nta mwana uba hano ngo arayajugunya ko nta mukozi tugira ngo arayajugunya hari nta foke irimo pe none se mwinuze nabimazemo pe kandi nta birimo kandi ego ntabwo mbizi oya hari ukuntu nabonye twabivanze ntabwo njye ninjye buri gihe ntabwo mbivanga ndetse n'ubwo bivanga okay none yagiye kuvuga byo umuntu uri kuza gutwara amafoke umuntu utwara amafoke arekera aho ngaho kandi turi serima n'amafoke yacu by the way ntabwo twabizi ko tutabetse neza yo birashyushye we ariko ntabwo bishyushye cyane ufite inzara ufatisha inzara ntabwo ari inzara mfatishije reba rata guys kwanza tugiye no kurya tugiye gutestinga twumve bimeze do iba yabaye crispy yeah. Ako shingiye kuri shinusi iki kiyo ntabwo biri bucike ntabwo bicika do umwotsi umwotsi uri kuzamuka bro reba umwotsi uri kukuzamukiraho mbahoreze mbahe suga ntabwo bigutwitse ahi su ntabwo byahoze ndashaka ipafu nini ntabwo nafata nini cyane byahita binwika nkashya ahubwo se harimo ibiki hano ibi ni ibiki ibintu by'umweru ni cheese nose se wayazi ndumva ntazi binandiye no mu matwi nose cheese wewe urashaka kongeramo indi ibaze wongeramo kuki si cheese imeze gutya nuko nyine imeze imeze nka za cheese oh god ndabirya ye uko biryoshye biraryoshye ariko niyo mpamvu nakubwira ati niba ushaka kugira ngo ntimere gutyo cyane usubizemo nyine indi minota kujya ese nkikomeramo kuboro ariko ubundi nuko iba imeze tu umwana w'umuturesi shaka amata nabesheje amata nabimize njye nabinywesha si waguze ya makaroni ya niguriye amakaroni guys biraryoshye nubwo birimo cheese imeze ukuntu na cheese is too much pe ariko biraryoshye overall Chagwijazo. Watch out. What the freak, bro? I don't know. What the freak, bro? Bruh. Navuga bro. What's up? What's up, bro? Mbabara akaye kandi biseri. Nako zamu ntabwo yakwiye ntabwo muri kundeba se. Guys, murabibona ko tuvuye muri boutique dushyizemo hariya twese turya by'ukuri rwose nta iminota ibiri wenda uretse iminota yo gutegereza ariko ikintu cy'ibanze ni uko umuntu aba yashaka gukwepa guteka kandi ntabwo bihenze cyane reka bakoreye imibare itari ntabwo ari birindwi 28 kubye gatatu ni kangahe kabibari mbe ko atari birindwi nangahe nyine ni amafaranga aya base nkirira
Guys, Guys, kurya neza rero. Pinch. Imvaho. Harya bita gute pinch? Oya. Niyo muvugira icyarimwe. Nagutanze niba ari Oya. Stinch. ntabwo mbizi. Kwa kuntu abantu bahitaga harya. Ndabizi nyine iyo muvugiye icyarimwe ibintu bimwe. Nyine bagahita haryana. Mvaho nyine. So, tugiye kubasezeraho ni ukuri twashaka kugumana namwe tukarya tukarangiza turi kumwe. Nayibonye injo n'uri nukuntu yayemeye sibyo? Subscribe! Mukomeze musubscribe. Let's keep Murabona ariko ko umva ubundi tubaye tutari kubibereka twaba twarangije no kurya ahubwo kuko tuba dushaka ko tubanana tubanana turabibereka kugira ngo nyine dukomeze. Twashakaga kubereka nyine ukuntu ibiryo bimwe mu biryo byoroshye easy peasy. Arnaud niba mu Rwanda arazanye ntabwo nzi na nigeze nge okay wenda byaraje ariko nkikiri mu Rwanda urumva narayihize bro. urayigura yebura ubundi razanye ubundi abaye tuno dupapuro ntabwo uri kutubona tutu rero nka makaroni ku boro so nubereke do tuba tujya kumera nka makaroni ku boro ari utureyazi hano harimo reyazi munsi hariho mu cyobo narayihize ndayibura bro. Ntabwo nzi ko nanjye ariko maybe nitwe tutari tuzi ahantu simbizi ariko njyewe ntabwo ikintu bari kuburira muri Simba koko ariko icyona kwa Mutanga muri sosiyete bari bazifitemo bafite neza abasiti yabaye abasiti z'undi sosiyete twari tuyifite rati ntacyo bimaze rata mukore subscribe sibyo turabemera cyane abantu bacu. bye Au revoir, à bientôt, à souvenir, à la demain, à la man, à la... bye Bye, Rat.